Alright, twagarutse mu karirimbo kitwa Avant Too nakasobanuye kagenda gake ariko uyu munsi nakazanye kihuta mbese muri ya njyana ya kizombe muzi kizombe. Alright, Avant Too mbere yawe nta shusho nta bara nta nkuru urukundo rwanjye nta birori nta n'umutima nta nseko ubuzima bwanjye we urabizi siniyagendaga neza nari mfite amagambo ariko nta ndirimbo urabizi by'urukundo n'ibyumviro umva amagambo neza ati ni ubuzima nyine tu ati imbere yawe ati nta na kimwe nari mfite imbere yawe nta wanyerekaga inzira urabizi isi ntiyari kundenganya kuba nari nguhanze amaso kubera ko mbere yawe nta cyerekezo nari mfite. Alright, Zombe agasobanuye plus twagiye sasa. Alright, nta nzu nta byishimo nta mpamvu urukundo rwanjye nta bitwenge ariko nta n'amarira nari jyenyine urukundo rwanjye urabizi si ntiyari imeze neza nari mfise amajambo ariko nta ndirimbo iby'urukundo nawe urabizi nyine tu umva amagambo we ati nyine byaranditswe byaravuzwe ati ubwo nyine ni ubuzima tu Avant Too mbere yawe ati ntacyo nari mfite ati imbere yawe nta wanyerekaga inzira urabizi isi ntiyari kundenganya kuba naraguhangaga amaso kubera ko mbere yawe nta cyerekezo nari mfite. Nayibasobanuriye igenda gake none ubu nyibazaniye igihuta cyane hari uwayinsabye mu njyana ya kizombe. Alright, ngaho ugenda ukore subscribe kuri YouTube ukore na follow kuri TikTok na Instagram ariko ubundi noneho wahite